Hello, ndabaramukije abantu mwese mukunda Jose Official TV, abantu mukunda ibiganiro byacu, abantu mukunda ibyo dukora. Uyu munsi twitekeye isombe itarimo inyama kandi nyinshi ishoboka. Rero turayarura tuyibike, ubu yaraye. Iyo yaraye nyine iba yamaze guhora neza, ukayibika muri firigo. Ushobora kuyirya ibyumweru 2, ushobora kuyirya ibyumweru 3, biterwa ibyo uteka ishira vuba. Ushatse wanakoresha ishira icyumweru kimwe. Njye nari nakoresheje ibiro 2 by'isombe. Nta nyama nkunze gushyiramo. Ngira ngo nawe ibingibi wabikora, niba ukunda inyama wazishyiramo, niba utazikunda wabireka. Nimba ari umushyashya hano, ari ubwa mbere ubonye icano, uhita ukora subscribe kugira ngo dukomeze. Ubundi ngiye ukuntu isombe nyikora, ndayifata nkayiteka, nkayitogosa ikamara amasaha 4. Ariko ibirungo biterwa n'ibyo washyizemo. Ngiye ibirungo bashyizemo seleri, puwaro na poivro na tungurusumu byonyine. Ibyo birungo nashyizemo. Noneho harimo na epinari. Ushyiramo ibyo ushaka byose. Ngewe nibyo ngibyo nkunze gushyiramo. Hanyuma iyo uri kuyiteka ushyiramo kano karungo kitwa gu. Ngira ngo nta muntu utayizi. Abantu bose bateka isombe barayizi cyangwa inyama. Rero ugashyiramo mbere isombe ikiri kubira kugira ngo ize gushya vuba. Rero ngiye nyiteka ku mbabura amasaha 4 nyipfunduye kugira ngo umwuka w'isombe ngiye ntetse ipfunduye nibyo byiza. Hanyuma amasaha 4 arashize, mfashe isafuriya yindi ngiye gukaranga ya sombe. Ngiye ntago nsukamo amavuta ahubwo ndayakaranga. Amavuta turi bukoreshe hano ni amamesa y'i Burundi. Amamesa yavuye i Burundi. Yego. Turayafata ndateka byibura se nk'irobo. Ubwo se nk'irobo ubwo ni mililitiro zinga 250 byibura. Yego niyo nshyizemo ndagereranyije ariko ni nk'irobo. Ubundi amamesa rero umva yari ubuto uhita ukaranga, yamara gushya uhita ushyiramo ibirungo. Ibirungo rero dufite ni igitunguru na poivro na puwaro. Seleri nazishyizemo mbere, nta nibwo ari ngombwa. Ukaranga ibyo ushatse kugira ngo bize guhumura. Ariko ya mamesa yawe urarindira gashya. Amamesa atinda gushya kugira ngo umenye ko yahiye. Ahindura ibara ukabona yaretse kuba umutuku ahubwo ayahindutse nk'ubuto. Nibwo umenya ko urabona ukuntu ari kugenda ahinduka. Yego. Agenda ahinduka ukabona yabaye nk'ubuto, ariko agira umwotsi. Bisaba ngo ubikorere umva. Nimba ukaranze ku mbabura cyangwa kuri gaze bisaba ngo bitereke hanze. Dore ukuntu asa. Iyo yatangiye gusa gutya nibwo abahiye, nibwo adakarata. Agira ibintu bimeze nk'amakashi iyo wabisutsemo bidahiye. Urareka gashya rero. Noneho bya birungo byacu tubishyizemo. Ubwo ni puwavuro, puwaro n'igitunguru. Ushatse na seleri byose ushyiramo. Rero dufite na tungurusumu nazo reka tuzishyiremo. Reka nze ntunganye tungurusumu nazo nze nzishyiremo. Ukuvuga ngo ukuntu ubiteka uko ushatse bino birungo byawe. Ushatse na tangawizi ushatse wayishyiramo. Gusa iyo utetse ibirungo wabitogosheje ntuze gukaranga nagihumura. Ibirungo rero bisaba ngo ubanze babishyire mu isombe bisanzwe bitekane, ariko no gukaranga uze no kubikaranga ku ruhande usigaza duke two gukaranga. Nicyo nshatse kuvuga. Rero urabizi ko isombe igomba kujyamo ubunyobwa akenshi. Sinzi nimba ari umuntu ugiteka isombe nashyiremo ubunyobwa. Ubunyobwa bwawe ushatse wabanza ukabukoroga ku ruhande. Ngiye ndaguma ngaraguremo hano mpaka bunoze. Ushyiramo amazi. Ubwo ibirungo byacu biri kumwe n'ubunyobwa turacanira bwa bunyobwa bubanze buke mbere yo kubushyira mu isombe, kuko iyo bishyiranyemo bishirira bidahiye. Rero ubunyobwa ngiye mbukaranga ku ruhande n'ibirungo byanjye nkaza kubisuka mu isombe bigahumura. Iyi nimba ari magi sinzi uko babyita yo mu isombe. Dufite na onje yo mu isombe nayo turayishyiramo. Noneho nge nuko nyiteka. Umva muze kumbwira muri comment mwebwe ukuntu mubigenza. Onje yo mu isombe bisa icyatsi na magi yo mu isombe bisa icyatsi. Ushatse washyiramo n'izisanzwe, ariko ibyiza gushyiramo utuntu tw'icyatsi nibyo byiza. Noneho turaguma tugaragure kugira ngo bwa bunyobwa bwacu buze gushya neza. Iyo buhiye ubunyobwa urabibona bumera nk'aho amazi ameze nk'agabanyutse. Yego. Noneho iyo bumaze gushya nuko umufuniko uriho umuntu atari kubibona neza. Ya sombe yacu nayo murabona ko iri gukama. Reka dushyiremo umunyu mukeya.
isombe iri kumbabura ku ruhande, ubunyobwa ndi kubukaranga ku ruhande nabwo kugira ngo bushye vuba vuba. Mbibutse ko isombe umuntu aba yayitetse amasaha menshi ashoboka. Ngiye nyiteka amasaha 4 kumbabura, amakara avaho nongera nshyira, sindayiteka kuri gaze, namwe muzabigerageze mumbwire. Hanyuma iyo ubunyobwa ubona bumaze gushya ushyiramo ya sombe yawe, ariko iyi safuriya ndabona ari ntoya, reka nimfate iyi nini ariyo dusukamo. Ubwo umuntu wasimbutse video agiye kumbwira ngo iyi safuriya irasite. Iyi safuriya nayitetseho kumbabura, niyo mpamvu yatinze kumbabura, niyo mpamvu mubona isa nabi, ariko njya kubiteka yari yogeje. Reka dusukeho hano kuri gaze, niho byihuta kugira ngo video irangire vuba. Ntabatindiye rero, isombe urakomeza ukagaragura kugira ngo ubunyobwa butaza gufata hasi budahiye. Uraguma ukabireka bikabira bikivanga neza, ruriya rufuro ruri mu bunyobwa rugashiramo, ahubwo ukabona hajemo ibintu bimeze nk'amavuta yiretse hejuru. Nibwo nakubwira ko isombe ibihiye. Ngiye niko mbiteka, kandi umuntu wese uriye ku isombe yanjye aravuga ati wow, imeze neza, iraryoshye, irahumura. Murabona ko iyo ibirungo wabitekanye mbere uba ugomba gusigaza dukeya two gukaranga ku ruhande. Kandi amamesa, abantu musuka amamesa mu isombe azabatera indwara. Ujye uyakaranga ashye neza, kuko iyo utayakaranze bifata mu menyo ukajya wumva sinzi. Isombe rero n'abatindiye yaraye, noneho iyo yaraye iba yahoze neza ku buryo umuntu ashobora kuba yayishyira muri firigo. Iyo udafite firigo ngo uvuge ngo cyangwa akoze gake ko kurya vuba vuba, ntabwo uri ngombwa gushyira muri firigo. Rero iyo uyishyize muri firigo ishobora kumara ibyumweru 2. Icyo nabashije nicyo niko nkunda kubikora. Ibyumweru 2 nibyo nyikoreshamo, ibiro 2 ngenda iyo nayirambiwe nongera mpindura mfata n'ibindi bintu. Rumva wowe nimba ukunda isombe uzayiteke, uteke nkeya ubasha kurya ukamara, cyangwa se gusa kubera ukuntu ivuna nakugira inama yo guteka nyinshi kuko iravuna pe. Yego rero nyishyira mu tubox twanjye, nkazajya nshyushyaho gake gakeya nkaho n'abaturanyi tukagasangira. Isombe burya iryoha iyisangiwe. Ushobora kuyirisha ubugari, ushobora kuyirisha umuceri. Murakoze.